Vaza! Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, kanizere ko mumeze neza. Meze neza, ndashima Imana bikuntu nsa neza, ndasabye. Hano harimo kandi kantu nze mbereke. Nagiye muri kambo, nagiye kureba Cynthia, nari mukumbuye, yarashize iminsi. Ndi gukora intro ya vlog yanjye, maze nakoze vlog, sinajya nkora intro kuri buri video ngiye gufata. Biricangamura, ndavuga ngo reka uyu munsi nyikore. Ndabakunda cyane rero, murebe video yanjye, ariko kandi mbanze bereka ukuntu batsize agahina. Batsize neza, umuntu witwa Warida nsiga neza nkabikunda. Nze bereke hano akantu kariho. Burya uzikunde, uziyamamaze. Nabonye handitseho Kecapu. Kecapu rero akenshi turyandika mu Kinyarwanda bitewe n'uko ari bwo buryo buba bworoshye kugira ngo abantu bose barimenye. Ni gutya bansigiye no kandi kaboko, ariko kandi kaboko ntabwo iri Kecapu ririho. Kandi kaboko nyine bimfite ku kiganza nibyo bansigiye ibintu bisa. Rero murebe vlog yanjye, mutahe ubukwe, murebe umunsi wa nyuma w'amagare ukuntu byari bimeze, twe twishimye. Hari abakinnyi benshi ba filime, benshi pepe, njya kuvuga amazina yabo sinabasoza. Hari ibintu byinshi byiza. Ndabakunda cyane rero, Imana ibamere umugisha. Mukomeze mujye muri Sunroots, mugure product. Hari product eshatu zo muri Sunroots, nako enye. Nzakorera ikiganiro nkazivugaho ku buryo bwimbitse ku bantu bazimbajije. Ndashaka kubasubiza, hari abantu bagiye bambaza product nakoresheje zo muri Sunroots. Nzazibereka nazivugeho mu buryo bwimbitse. Mana yanjye, nshimire n'abantu mwese twahuye uyu munsi mumbaza kuri la product igabanya ibiro. Imana ibamere umugisha rero. Ngaho murebe vlog yanjye, ndabakunda. Nimushaka gukoresha lashes muzazana kwa Cynthia, muzambwire mbakubita akanimero. Cynthia akorera ahantu heza, akora neza, biba bimeze neza byatari. Ngezemo hano ubu se siporo ko umuntu ari bubyite n'iki se? Ubu se ni expo mu magare. Okay, well, I don't know this country. Well, I hope there is. Abantu bafite indamwa badusabe bakabigiriza akantu kabo imbere. Umushu uriya mukobwa mwiza yaje tukaba turi kumwe. Vlog. Kibo uriya mukobwa mwiza yaje tukaba turi kumwe. Yarangiye. Mama sava. Igare. Ego.
uyu ari wenyine pore pore dore n'undi abandi bambere twageze kwa mutwe turenda kuhava none sigaye ngayibaze ubu hano barahita banafungura tugende ntajya wapi byarangiye baracyari inyuma abantu yego nyine bagomba gutegereza uwa nyuma Ngota reka simbuke rimwe ngota yatagera rama waitupasuka Gausha ariko digidi uri muri siporo aguciye imbaraga ego 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 digidi reba imbere yawe Damuru! Muevo kategori. Damuru baramwongo. Mwongo. Ongera. Twagiye. Iyi dekorasiyo ni nziza byatari umuntu wayikoze uri nimero ya mbere ngewe narayishimye pe twese rero nk'ababyeyi ba Brandine ubu ngubu ubukwe abantu muri kureba ubukwe kabegere ni ubwa mbere nakambara igitambaro nkabona cyapfuye kumbera cyo mu bukwe uburyo iyo nambaye ibitambaro bazingiye hano inyuma mba mbona ameze nk'abirikari rero turi mu bihe byiza cyane bimeze neza Brandine Imana izakubakira uzagira urugo rwiza uzabyara abana b'impanga uzabyara abahungu n'abakobwa uzagira abashyitsi nyagasani azagira imigisha myinshi cyane ibintu byose bizagenderwa muzaba n'imyaka myinshi cyane muzaba intangarugero ku bandi bantu bose turabashimiye urakoze gucamo so tubwira imbamutima zawe Ibyo ni biki? Byamaze by'umupira ibyo nagusize. umupira mu bukwe ngaha tubwira umupira mu bukwe ba Tugishimye ko Brandine arongo alhamdulillah Brandine ni wanyune. turagushimiye ni ukuri kw'Imana igihe twari tutegereje cyageze iribe se something iribe byamurenze ntabwo yabasha kuvuga niyo vugira hejuru ahari yashonje turi hafi ya bibi twishimiye kudushyira kuri Kecapu TV turabishimiye uyu ni umuvandimwe wanjye yitwa Shafi ibintu nk'ibi byose batubwire uko babibona katugeye no mu biryo uriya byamurenze ntibibagirwe share kuko uri umuntu w'agaciro kuba ngiye kuri channel reka da bamwita papa alo uyu niwe ushinzwe ibiryo
ukuntu ino bife imeze neza. Ego mana, hano nimba harimo ibijumba. Uri Dina? Hariho amoko ya keke. Harimo umutuku, harimo umuhondo. Dina, uhere kuri yogati. Ukuntu zimeze neza. Dore n'amandazi. Ngwino urebe niba ari crepe, sibyo? aha ndahava Uze kuzana amasahani menshi. 3. Ikintu cyiza ni ukuri bwarureka imbere. Nicyo cyiza cyo kwambara. Hari na keke nziza. Yego. Brandi. Ndakuranga kwibwira. Ngwira iki? Yego. Umujeni mama ndatambutse. Ndagiye. Akanya nk'abakiriya. Iwanyu amasahani muyabika gutya cyangwa? Sheri, fata isahani muri etaje. Kanange fata iyo muri etaje. Abana nuko tugiye kurya mu bukwe. Umuntu udukunda agiye kutuzana amandazi.
Arabiguishije wewe aya ni amateka ndakurahira hey oh sema we hey cyane murakira tujye tunama mwishimiye uko kera washingiye wenye wivu Nargi